Asi. Ndabona usa neza rwose uraberewe. Ndabona ukuntu yabavuye mu mubyeyi mwiza. Cyakora Imana irakora pe. Ukuri irakora. Urananiwe. Oya biranagaragara. Ariko urenda kubyara pe. Shima Imana umva ngiye nyibyumva. Nuwarishimye numva umutima wanjye sinzi. Shimye Imana ubyumve ko nshimye Imana. Ukuri Imana Mana we. Yesu arakora pe. Arakora ntabwo nari nzi ko ibintu byaba. Si byamute. Byamute. Byase biba bigoye. Ntabwo biba bigoye sibyo gukoresha umugongo. Bikanyibwirira wenyine. Ntabwo biba bigoye. Sibyo ko wenda niho wajyamo ugaramye. Umuryamye mu rubavu. Rimwe na rimwe umwana agatera n'umugeri kumva. Akagira ngo ari n'imanga. Ubwirwa n'iki wowe? Ahantu singiye wese sinatwize wabyara gatatu utaramenya kuko inda y'umubyeyi. Nibyo. Ako hari igihe nyine umwana aba ari na munini mu nda wasanga atari nazo ariko wagira ngo nizo pe. Asanga Imana inabikoze kabyara da. Ariko reka numve we. Kari kugukubita se. Ubwo nabikumva ko twasuwe. Umva Imana ibyumve ko tuyishimye twabitekerejeho rero turavuga ati tuze kugusura dushime Imana tunezerwe yuko Imana yakoze ibikomeye. Imana ibyumve ko tuyishimye pe. Ni ukuri. Umva ni ugushima Imana. Kwa kundi hano agiye mu rusengero akabyina agataraka ariko zabigeza wica ibinisha wica abazimu. Ni ukuri kadushima Imana ko yagize ikintu ikora. Yego. Data twese uri mu ijoro turagushimira kubw'uyu munsi mwiza waduhaye. Tukaba twasanze abura urugo ari amahoro tuguhaye icyubahiro. Ku bwa Siya wahaye guseka ibyo yagusabye ukaba warabimukoreye. Turagushimira kubw'ibyishimo washyize ku mutima we. Muhabwe icyubahiro. Turagushimye ko natwe wumvishe gusenga kwacu ukaba warasubije amasengesho yacu. Turagushimira Data wa twese. Ngaho nushyirwe hejuru izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimye twebwe abana b'abantu ntacyo twaguha ariko tuguhaye icyubahiro tuguhaye imitima yacu. Niwakira amashimwe avuye ku mitima yacu. Niwakira amashimwe avuye ku mutima wa Siya. Izina ryawe nishyirwe hejuru. Ngakomeza kubana natwe urakoze n'izina rya Yesu Kristo twizeye. Amen. Imana ishimwe rwose. Yakoze imirimo ntari gukora. Jyewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora. Jyewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora. Jyewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora. Jyewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora. Jyewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora. Jyewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gushobora. Jyewe umwana w'umuntu ntari gukora. Yakoze imirimo ntari gukora. Imana ishimwe. Jyewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Niko si mwana we. Amashiki. Niko ye. Nabumvise. Nabumvaga rwose buriya bariya ababyeyi ariko Imana ni igitangaza we.
buri uko marimo mutera karirimba burenda rindi mungira nyana rindi hariye oya ne kugusakuriza nikoze nkuzanira iki ndaho mugoye mana oya ntabwo ngoye ubundi umubyeyi buri kanya bagomba kugira akatamira nanze kuza kubarogoya nyabusi igitangaza cy'Imana we ariko Mana we reka nikuze kuri nyabusi reka njya zanira mu mata nta kibazo ntuzade agashishyo kavuguta Mwana we warakoze ariko mana ushimwe pe mama uko ageze aho kukunda gutya ushimwe wa munsi we mwana wa akira kibona murakoze gotomera she cyo gotomera ubuse yewe data ubuse ibirenge byawe iki gotomera kirimo kandi yego orushatse reka ngukorere nk'amasuku ndizihiwe umurenge ko usubiriza igihe ariko se kandera tabashya oya ni akazi yazi ntabwo agiye cyane oya mwana wanjye yiwe data kagutomera kirimo kandi heza ariko wa mwana we se mwana wa cyane kirenge shyiramo rushya umubyeyi nk'ubu nyine ubu amaraso aba yipfunditse kubera ko umaze umwanya uhagaze ubu ndagira ngo nyine amaraso agende neza bimere neza niyo mpamvu aya mazi nagize akazuyazi urushya akazi ukagira ute uri kugotomera mbega wowe zana n'ikindi kirenge zana kibondo ariko reka mperutse kuruta inzozi wabyaye impanga wari umugisha wabyaye impanga wabyaye abagabo babiri abagabo babiri none se ntuzi ko buze kuruta nta kibazo ubwo ziri mu n'iwacu ku ivuko habaye impanga iwacu haba impanga byose ubu hari inkuru nyinshi ntarakubwira ubu nzakubwira yego ubu narasusurutse navuye ku kejo gotomera ku kavuguto kagotomere kumugarasi manuka gusa kumugarasi ibyago biba mu muryango kumugara n'uburwayi nk'ubundi n'ingaruka z'isi yanduye kumugara si impanuka gusa kumugara si ibyago biba mu muryango kumugara n'uburwayi nk'ubundi n'ingaruka z'isi yanduye ihorere mwana wamugaye horaho ufite ubwo bumuga ihorere ngenza guhoza nzaguhanagura amarira ushire ya mwana wavugaga none iradusubije no kuri kw'Imana kuva uyu munsi noneho sheri niba turi gutaha muri venti ya modoka yanjye ndayigurisha ngo indi modoka izatahana byimwe uzanye gukingiza umwana ugize gute oh my god
ngiye gushaka uburyo mpamagara abaje wanjye bitaho agacupa nanjye umbaye nk'umupapa ntabwo bari bubigeze siriya ibizi ndi kubabaza ndaguri kubabaza ndishimira ko mana ushaka mana shimira mana warakoze n'ukuri watubaye hafi mu byo kose bishoboka mana shimira mana n'ukuri wandinje umugore agira ngo kubyara arabikoze mana uriya icyubahiro n'ukuri ndagushimiye kandi umwana nzamurira neza ntako nazajya nzamurira byiza kandi mana ngiye kukuruka ngiye gusenga mu byo bwose bushoboka akoze Yesu taranira kutuna araza asura ibyanjye byapfuye bibayeho cece kanga ngo space webi ni ibiki niyo y'amasengesho wirirwa kujyamo n'ubundi ako Asya nk'ubu wamburanye iki kurya unca inyuma bingana gutya kweli nubwo naba ndi umuzungu nabyara umwana umeze utya ese uri umuzungu byibura ese uri kwirimbisha ibiki Asi ntabwo ari we ndi kubaza ngomba kwishima rega si twabonye umwana wishimira umwana umeze utya ubyaranye n'umuzungu se byibura ntabwo wavumbye abashimwe gusa wavumbye n'abagabo wamburanye iki byibura akose sheri wakishimira umwana wacu ubu se wari we wakwishima umwana udafite gasho kamwe na kamwe byibura ka nyina cya kase akose umwana hasomye ntabwo wamwitegereje umwana si gusa ko ntabwo mutsa n'uyu mwana akire uhangane n'urwawe iki nacyo sinshaka utahana uyu mwana mu rugo iwanjye nta nubwo nawe ngushaka nta soni ukora nishimye gusa nanjye ngiye kwitwa umuntu w'umupapa umwana si uwacu uyu mwana urabona adasa uyu mwana uranasahe na se byibura cyane na nyina nawe kuzi kwitegereza njye mbyara abazungu nta soni unsambanireho tubana nk'umugore n'umugabo kweli reka nzane nyokoboko y'umwereke mama mama shenge habaye iki baratabarutse mama kopi visa sena umugore wanjye uvuze turashimira batwitangira bita ku bantu bamugaye Uwiteka guma barinde abaha imigisha itabarika turashimira batwitangira bita ku bantu bamugaye Uwiteka guma barinde abaha imigisha itabarika Nyirantumwa umwana utaba uwanjye ugakurikira umwana ugaca umwana wanjye agacika ku isi narabivuze abazungu iwacu nta bazungu bahaba ntabwo turi abazungu nkora iki
ngukorera ikijya kumpangikira umwana ndakubajije uye ntabwo ndaruhuka gusema waretse utangirira umwana koko nawe ngo wabyaye ngo uri umwana ndakubajije ibi ni ibiki iwacu mu muryango uzitonda uzabaze ntabwo tubyara abazungu ako si umwana wese si umwana aba yewe mukobwa umwana wanjye umuhangike nkabibona wakubungera kwawe uze ubungukanya amahano ninde wakubwiye yuko usubiza ibintu ujyana amahano iwanyu wanyumvise umwana wese ni umwana ma waretse kuvuga nawe urarira umwana w'imboroga aho w'intera iseseme ndakubajije ararira ubwo nawe ngo wabyaye naho nugusetsa nugutera agahinda nuguca imiryango narakubwiye kuva nakubona sinigeze nseka noneho unkuyeho noneho uranyishe uragerekaho umwana wanjye imisaraba nk'imwe ya Yezu naba n'umwe musaraba wa Yezu wowe ushatse kuha umwana wanjye gutera kwa wonyine ndakubajije ibintu ni bibiri umva mugore uhera uyu munsi wa none sinzongera kugukubita amaso umva ahangaha ujyane nayo mahano yawe n'ubundi ntabwo ukiri umukazana wanjye haba na busa ariko ma Imana ishaka guha umwana idafite impamvu none se muga wambwira gute ko abantu b'abanyarwanda umugore wanjye ari umunyarwandakazi nanjye nkaba umunyarwanda kandi ko ntekereza ko adashobora kuba yaciye inyuma mwabyara umwana w'umuzungu gute biriya bintu rero ni ibintu bisanzwe bibaho ko abantu babiri b'abanyarwanda bashobora kubyara umwana ahubwo icyabayeho ni uko uriya mwana afite ikibazo cy'ubumuga bw'uruhu nta nubwo ari umuzungu ko nta bazungu se uriya mwana ni umunyarwanda ahubwo ikibazo kiba cyarabaye ku babyeyi bose ntabwo ari ukuvuga ngo ni umugore wagize ikibazo gusa cyangwa n'umugabo wagize ikibazo gusa ni ikibazo cyabaye ku babyeyi mwembi muga dogite uyu nguyu ise ko ari umunyarwanda uko ubona ko yasaga na se uriya mwana ni umunyarwanda wuzuye neza 100%, ahubwo ni uko yavukanye ubumuga bw'uruhu. bivuze ngo iki? Bivuze ngo uriya mwana ntabwo ari ukuvuga ngo ikibazo cyatewe n'umubyeyi w'umugore cyangwa se w'umugabo, ahubwo ni umwana ni muzima aruzuye neza 100%, ndetse ni n'umunyarwanda nk'uko muri kubivuga ntabwo ari umuzungu, ni umunyarwanda, ahubwo afite ikibazo cyonyine cy'ubumuga bw'uruhu. none se umugabo nabo abantu b'injya mbona n'ubundi bafite ubumuga. Yego, ubumuga bw'uruhu ariko nabo ni abantu. None se ko nta mva mwana we uragana mu wanjye n'imfura yanjye dore uko ngana uko ari aho mvuka ari naho uyu nguyu iwabo avuka aho nashatse nta muzungu nigeze mpabona kuko mbwira umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ntawe nigeze mpabona. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ntabwo bivuze ko atari umunyarwanda. Yego, iki nicyo kintu ugomba gukosora. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu aba ari umunyarwanda nk'uko nawe uri umunyarwanda. Icyo wakora nawe yagikora. Yego, uko uvuga niko nawe avuga. Icyo ushoboye gukora n'amaboko yawe n'amaguru yawe nawe aragikora. Ntabwo ari ukuvuga ko atari umwana, si no kuvuga ko ari umuzungu, ahubwo afite ubumuga bw'uruhu kandi ni umuntu nkawe. Ahubwo ikintu mugomba gukora nk'ababyeyi b'uriya mwana, uri mubyeyi mukuru w'uriya mwana, uri umugabo w'uriya mwana, mugomba kumuba hafi kuko undi mwana wese, niba mwaba mufite undi mwana uwo ari we wese, ariko uriya mwana akwiriye kwitabwaho by'umwihariko. Ntabwo mukwiriye gutuma yigunga, ntabwo mukwiriye gutuma yibona nk'uko mwe mumubona muvuga ngo ni umuzungu. Mukwiriye kumufata nk'umwana nk'uko mufata abandi, nk'uko namwe mwafashwe neza, niko mugerageze icyo kintu cyumve, nimugera no mu rugo biriya bibazo abana mwabonye byinshi bahura nabyo kubera ko bafite ubumuga bizigere bigera ku mwana wanyu. Ariko se muganga ubaza akabazo, ukundi usibye ko muhora mugirana inama kwa muganga, abagize ibibazo mubagira inama, uwo ari kubaye wabyihangana. Yego,
dufasha abantu benshi bafite ubumuga yaba ari ubw'uruhu yaba ari ubwo kutumva yaba ari ubwo kutavuga abo bana bose bari abana kandi bari abana b'ibitanga nawe yuko bari ukabyara umwana uzi kureba wamwihangana oya hari n'akandi abanza uzamukura mwakoze ko sinize muga koko ubu abantu baraza kureba uruhinja ubu koko nterure ngende mbereke mbwiza ukuri koko ndabigirana. Ubu rero ikibazo isi iri guhangana nacyo kano kanya ni ukugira ngo bano bantu bafite ubumuga bafate nk'abandi bantu kandi ni twebwe bihera ku wamubyaye bigahera ku muryango ntabwo abandi bantu bo hanze bazajya kumufata neza aho utamufashe neza igihe cyose uzamuhisha agaciro n'abandi bantu bazamuhisha ntawe nshobora kumwereka sinzi ndakabura nawe ndi bumwereke numuzamwereka nuriya mwana azavamo umuntu ukomeye ni ukuri uriya mwana azavamo umuntu ukomeye iri jambo ryanjye kuri bigahaye uriya mwana azavamo umuntu ukomeye kandi cyane amagambo mabi sinatongera ku mugore wanjye ariko muganga uyu nguyu iyo abonye ihuye n'ibyo ahuye nabyo ntabura ibindi aroha nawe nyumvira muganga. Mama ikintu mugomba gukora mwese mugomba kumvikana ntabwo kuba umwana afite ubumuga bimugira igicibwa mu muryango nta nubwo bigomba gutuma mwebwe hagati yanyu mutumvikana ibyabaye kuri mwebwe mwese ntabwo byabaye kuri umwe ku buryo mutaya mu magambo ese nta no kubibara ubundi nta buryo bwo kubikora kandi kanya byamuka none se wapfa kumujyana mu kinyarwanda muga aya mu kinyarwanda ntakibazo Uwiteka guma barinde abaha imigisha itabarika. Ako se mugabo mwiza ubwo uri gutekereza bigeze aho ngo kubera iki? hanyuma se nabura ntekereza iki umugabo mwiza ubwo bwiza buriye umusaruro usuri umpereje hakundi madamu Karame ko nabona uri umunyamasengesho gute waba waranciye inyuma bingana kuri nkaho iwacu wigeze avukana ubumuga bumeze kuri ntabwo naguciye inyuma ntabwo naguciye inyuma pe ntabwo njye nabyara umukobwa umwana umeze kuri itagidutererana